Hello guys, kandi rero ikintu cya mbere nakubwira ni uko ibi ngiye kukubwira ubikora ufite mega, kandi naberetse app ukoresha mega z'ubuntu. Ubu njye maze kuyikoresha imyaka 2. Niba utayifite kora subscribe kugira ngo urebe izindi video. Hello guys, abantu benshi mwakoze video munsaba kubereka uburyo wajya usoma ubutumwa umuntu akoresha kuri WhatsApp, noneho we namenye niba wabusomye. Rero iyi video ngiye kuyigukorera. Ikintu usabwa ni ukora subscribe kugira ngo ubone izindi video zatambutse, kugira ngo ukande like kugira ngo video uyongerere imbaraga, kandi wandike no muri comment uvuge igitekerezo cyawe. Noneho reka dutangire. Ikintu urakora cya mbere ni ukujya kuri WhatsApp. Muri setting jya ku tudomo 3 none ukareba ahantu hari ijambo setting, kamanuka hasi ukajyana hari akagufuri handitse privacy blocked account disappearing message. Noneho kakanda. Noneho ikintu uhita ukora uhita uza ukamanuka hano hasi, hano havivuye hari akantu gafunguye kariho gaterebye kanditseho read receipt, kagafunga. Noneho ubwo biba birangiye, ntago wongera kumenya ko umuntu yasomye message cyangwa niba ko yasomye yawe. Ntago ushobora gusoma message uwo muntu ngo abimenye. Uwo ni wo mumaro wayo. Niba ari ubwa mbere ugezeho, nagushishikariza gukora subscribe kugira tujye tubana